impinduka wifuza iterwa nawe. Ndabashuje izere ko mumeze neza, ndabaganiriza mbabwira nti ntukicwe no kutabimenya mu buzima bwawe. Ese kuko gukena si ingeso nkuko baca uwo mugani? Ndagira ngo nkuburire nkubwira ngo impinduka wifuza iterwa nawe. Abantu burya bakize kuri iyi si ni abantu bahisemo kugira ibyo bamenya no kugira ibyo bakora mu buzima bwabo. Burya hari igihe umuntu aba mu bukene maze akabwemera gutyo kubera ko yabuze ukuri maze abyemera gutyo nyine. Niyo mpamvu bava ngo ugasanga nyine byabaye gukena si ingeso. Hari ibyo utamenye mu buzima bwawe, cyane cyane ko n'ishuri nyine ritarwigisha kuva mu bukene. Nta ishuri ritubwira ku bintu by'ingirakamaro byakwiye kudufasha, ntacyo ritubwira. Uyu munsi menya ko hari ibyo burya usobanukirwa mu buzima bwawe maze ubuzima bugahinduka. Abakene benshi bicwa no kutabimenya. Ugomba kugira ubwenge bugukura mu mitekerereze ya yindi yo kumva yuko ugomba gukena, ko nta kundi wabigenza kubera yuko ababyeyi bawe nayo bakennye. Ukemera ibyo bintu, ukabyemera ukabigumamo. Ntabwo ari byo. Hari ahantu nkunda kunyura ukasanga abantu b'abasore, abantu b'abagabo bicariye ku kabaraza buri gitondo. Ukahanyura mu masaha ya kare wakeye ugasanga ba bantu baracyahicaye. Wahanyura ukahagaruka ugasanga ba bantu baracyahicaye, kandi ugasanga n'abantu bamwe buri gihe bahicaye, abantu b'abasore n'abantu bakiri batoya, abantu b'abagabo. Ubona ko ni amasaha bakwiye kuba bari gushakisha ubuzima bwabo, bafite ibintu bari gukora, ariko ugasanga baricaye. Bicara ahantu hari udutebe, umuntu uhakorera ariko yahatendetse, yaharambitse udutebe hanze nyine twishi. Baragenda bakicariraho bakaganira, bagatera ibipara, bubaha inkuru akabaha, baganira ku bantu, utera inkuru zo kundi. Hari abari mu biparu baganira ku bandi, baganira ku bantu, baganira ku mipira, mbese buri gihe baba bari aho baganira. Ni abantu buri gihe ndahanyura, hari nk'abantu bamaze kuhamenya, ugasanga buri gihe baricariye. Ukavuga se bari abantu b'abasore, abantu b'abagabo, ko ari igihe cyo kugira ngo umuntu yakwiye kuba ari kwirwanaho ashakisha ubuzima. Bazahora akabahora byuka byaha ubuzima bwe, ubwo arumva bugana hehe? Burya umuntu wese ashobora gukira, ariko nyamara abantu bose ntibakira. Ubukire bufunguriwe abantu bose, nta muntu ubukire budafunguriwe uko buri hariya. Gusa buri wese nyine agomba kugira kujya kubwishakira. Ni buri wese nyine uvuga ati ndahagurutse. Ntukibagirwe yuko ushobora kuvukira mu bukene, ukavukira ku babyeyi bakize, ariko wowe ugahindura ibintu, ugahindura ayo mateka ku muryango wawe bihereye kuri wowe. Kubera iki? Wabifatiye icyemezo. Kubifatira icyemezo ni ikintu gikomeye cyane gishobora guhindura ubuzima bwawe. Impinduka burya wifuza mu buzima bwawe iterwa nawe. Yego buri wese ntafite amahirwe amwe n'undi, ariko impinduka yifuza ukagira icyo kintu cyo kugurumana, ushobora guhindura ibintu. Ukanabyumva nyine, ukabifatira icyemezo. Byose bituruka ku bintu ki ukora buri munsi. Ibintu ukora buri munsi ni ibintu bikomeye bishobora kuzamura ugatangara. Niyo waba ukora ikintu gitari ko gifite akamaro, ni ibintu ushaka guhindura ubuzima bwawe. Mbe kubyuka ujya kwiganira, kubyuka ujya gutera inkuru, kubyuka ugana imipira, ukahora mu ibyo bintu, ushaka guhindura ubuzima bwawe ntibishoboka. Ugomba kumenya ko buri gitondo burya ushoboye kubyuka uri muzima, utarwaye. Ari amahirwe uhawe kugira ngo uhindure ubuzima bwawe. Iyo utekereza gutyo, ushaka ibyo ukora, ushaka uburyo, ushaka ugana, mbese ufite icyo kintu cyo kuguma kuvuga ati ngomba gukora iki kugira ngo ubuzima bwanjye mbaranda gukora iki, ukabyuka uri mu byo. Ariko niba umutwe wawe washyizemo kurabyuka ujya kuganiriza abantu, kurabyuka ujya kwicara ahantu, utera ibiparu n'abantu, uganira ku bandi, uganira n'abantu munegura abandi, mumutera agatebe kugira ngo wumve. Nicyo kimwe n'abatera agatebe ngo bumve za YouTube ziri kunegura abandi, nicyo kimwe.
ntaho bataniye n'abajya kwicara aho hantu kuri ako gatebe nababwiye na wa wundi niwe ubyukira kuri YouTube uri mu bya biganiro bisetsa, bya biganiro binegura abandi, bya biganiro byo byacitse bidafite ikintu bikungura, nicyo kimwe. Icyo gihe ugomba kumenya yuko uri mu kibazo ugomba guhindura. Ugomba kumenya ko buri cyo gitondo byutse ari kugira ngo uhindure ubuzima bwawe. Ibitangaza kuri wowe ibisizana. Ugomba rero gukurura ayo mahirwe yawe, ugira ibyo ukora. Ugira ibyo ukora bifite akamaro. Bifite akamaro, biguhindura ubuzima. Nta wundi uzaguhindura ubuzima atari wowe ubwawe. Kubera yuko hari abantu bumva ugasanga nakani yafashije ibi, nakani yankoreye ibi, uyu nguyu ntiyankoreye ibi, ugasanga urashinja ibibazo byawe abandi ndimo bashaka kugufasha. Ni byiza, ni amahirwe kuri wowe, ariko ntabwo ari inshingano zabo, cyane cyane niba atari n'ababyeyi bawe. Kandi umubyeyi wiharahana kugeza akavuga ati wirwanyeho. Wirwanyeho. Ntabwo tugomba guhora tureba abandi ngo badufashe twe tutirwanaho. Tugomba kugira ikintu kitubwira ngo muri gitondo mbyutse ni iki ngiye gukora gishaka kuzampindura ubuzima. Niba kitanabuhindura ubu none, ariko gishaka kuzampindura ubuzima mu myaka iri imbere. Ukaba ari byo ujyamo, aho kugira ngo ujye gukora ibintu byo kwicarira uganira n'abantu, utera ibipara, uganira imipira, uganira politiki, uganira unegurana abantu. Niba uri umuntu uzi kubyuka nta kintu ufite uri gukora kikuganisha imbere, ugomba kwisuzuma. Nta wundi uzabigukora. Niba ukora amakosa amwe buri mwaka, ugakora ibintu bimwe, nta kintu uhindura, uragendana n'abantu bamwe babandi batagufasha kuzamuka buri gihe. Babandi nyine muganira ibyo biganiro bidafashije, babandi uganira ibiganiro bidatuma nta gihinduka mu buzima bwawe, ugakora ibikorwa bimwe n'ubundi bitagira icyo bihindura mu buzima byawe, bitagira icyo bikongerera. Urumva impinduka yaturuka hehe? Urumva impinduka yaturuka hehe nyine? Kandi wibereye ku gatebe, wibereye kuganira ku buzima bw'abandi bantu, uhimba inkuru kuri runaka, utara amakuru hirya no hino, amakuru y'umupira, ya politike, mu gihe abandi barimo gukora. Urumva impinduka yaturuka hehe? Yaturuka hehe? Kubera ko abantu benshi nuko nguko bameze, babaho bimereye gutyo, barangiza bagategereza ngo ibitangaza. Ubundi ni nawe ngawe wemera nyine ngo gukena singe so navutse nyine. Ntabwo wategereza ibitangaza, kandi wowe wiberaho unegura abandi bagenzi wawe. Urumva uzabona igihe cyo kwita kuri wowe ryari? Niba ukiri mutoya, uracyafite imyaka yo gukora, yo kwitaho, wowe ukabyukira mu kunegura abandi, ukabyukira mu kujya kureba aho banegura abandi, ukabyukira mu kujya kuganira ibintu byacitse, ibintu bidafite akamaro, ibintu bitagira icyo bikungura. Urumva igihe cyo kwita kuri wowe kisava hehe? Kuri wowe ngo utere imbere, kuri wowe ngo wirwanirire, kuri wowe ushaka kuzamuka. Urumva ko niba umeze gutyo uzibagirwa kwita kuri wowe, wibagirwe ko ugomba kugira intego zawe ugomba kwitaho. Ubuzima bwawe, ibikorwa byawe ugomba gutereza imbere bizakorwa ryari? Niba ubyuka wicaye. Hari abantu benshi babyukira mu guta igihe, mu bintu bidafite icyo bibungura. Barangiza ngo bakinnye. Wakinnye nyine kubera ko ntacyo ukora ngo uhindure ubuzima urimo. Hari wenda n'ubyukira no gukora ibintu, ariko ibintu bidafite akamaro. Wenda ibintu cyane wenda ndabwira n'abagore, babyukira mu bintu byo gukora ibintu bidafite akamaro, bitagira ikintu bibahindurira. Imirimo idafite ikintu bahindurira mu buzima. Ibyo ni ibintu nabwo ugomba kwisuzuma, ukareba, ukavuga uti ibintu nkora mbese hari ikintu bimpindurira. Hari imirimo uba ugomba gukora nyine wenda mu rugo igukeneye, ariko ugomba gukora ku buryo iyo mirimo itagutwara igihe kinini cy'ubuzima bwawe ngo wibagirwe ko hari ibindi ugomba gukora byaguhindura ubuzima. Abagore mubyumve cyane, mbabwire, hari benshi mwicariye mu ngo zanyu mukora utwo tuntu nyine tudafite akamaro, tudahindura ubuzima bwanyu. Mwicariye ubundi muvuga ati umugabo ari gukora, umugabo ari gutera imbere, umugabo ari kwiga, ari kwiteza imbere, ngiyewe ndi harandi. Hanyuma mwebwe ubuzima mukabwicaraho, mukicarira, mukareka abagabo bagahindura ubuzima bwabo, bakashaka imibereho, bakiteza imbere muri bo. We wicariye, hanyuma wazahura n'ibibazo, umugabo aguhindutse, ugasanga ubuzima bwawe burarangiye, ubaye umugore ubabaye, ubaye umugore ubuzima bwe bwaheze hasi, kandi wenda no kubyara n'abana. Nuvuga ngo
umuntu wese agomba gutekereza yuko agomba guhora agira icyo akora mu gihindura ubuzima bwe. Si abagore, hari n'abakobwa wenda banabyariye n'iwabo mu ngo, bicariye ku babyeyi babo, ababyeyi babo nibo babitayeho, wenda barahabyariye, hari umwana babiri se cyangwa se mbizi, ariko baricaye, hanyuma ubuzima bwabo bakabushinga ababyeyi babo, nabo bariho, kandi bakibagirwa ko hari igihe ababyeyi bazaba wenda badahari. N'uwo mugabo nicyo kimwe nabo, hari igihe umugabo mushaka gutandukana, hari igihe umugabo mushaka kujya, mbese hari byinshi bishobora gutuma umugabo wawe azaba atagihari wenda, n'urupfu, hari urupfu, hari no mbese impamvu ushaka kuba nyinshi, murumva. Icyo gihe urumva niba umeze gutyo, uricaye wahagaritse inzozi zawe, nta kintu ushaka gukora, ubuzima bwawe wabushyize hagati mu maboko y'umugabo wawe, urumva ubuzima bwawe buzahindurwa n'iki? Nta kizawuhindura. Naho rero havaho bwo gukena singiso. Gukena ushaka kuvukira mu bukene, ariko ibyo bintu ukabihindura kubera ko bafatiye icyemezo, wahagurutse. Muri make ndakangurira abantu tugendana, niba nta kintu ufite cyo gukora, nta kintu ukora, ubyuka wicariye, ubyuka nta kintu na kimwe ugerageza, ubyuka udafite gahunda yo kuvuga uti cyakujya hari ahantu hari ikintu ngiye kuhigira, utabyuka uvuga uti ese mpamagare nde kugira ngo ndebe ko ari ikintu yambona. Mbese ibintu byo kumva ko muri wowe uri gutekereza ibindi bintu bikuganisha imbere. Ntubyuka uvuga uti hari umugabo aranyitaho, hari ababyeyi banjye. Ubyuke wicaye, ari abantu babyuka bicaye umunsi wose, ukira nta kintu wakoze kijyanye n'ubuzima bwawe, kijyanye no guteza imbere ubuzima bwawe. Icyo ni ikintu cy'ikibazo ngira ngo nkangurire abantu tugendana. Niba warabuze n'akazi, wenda waranize, gerageza, reba ibintu ugerageza. Ikintu cyose niyo cyaba gihindura ubuzima bwawe, niyo kaba ari gatoya. Buri munsi, burya ikintu ukora buri munsi iyo ukora ikintu gifite icyo gihindura ku buzima bwawe, niyo cyaba ari gitoya, niyo kaba kangana ndwara, hari ikintu bujya akaguhindurira nyuma y'igihe, ujya kubona ukabona cyabaye kinini. Ni ukuvuga ngo haranira ko umunsi wawe, buri munsi wawe, niba ufite n'ibintu bikora bidafite akamaro, ko ugiremo ikintu ukora kigufitiye akamaro. Ntubeho umuntu urangiza umunsi wumva nta kintu wakoze cyinjiza mu buzima bwawe, nta faranga ryakwinjirije, nta bumenyi cyakwinjirije, nta kintu cyahinduye ku buzima bwawe. Ubwo urumva yuko ntabwo ari ibintu ugomba kugumamo igihe kirekire. Ugomba guhaguruka ukavuga ubuzima bwawe ngiye bufite ikibazo. Niba uri umuntu mukuru, uri umuntu utarwaye, witegereza ko abandi aribo bakwitaho, ngo widamararire wumve ko byoroshye, ubuzima bworoshye. Uko nuguhitamo kuba mu buzima bworoshye. Burya iyo umuntu ahisemo kuba mu buzima bworoshye, hari igihe agira gutya agahura n'ingorane zikomeye akicuza. Tugomba kuvuga tuti emera uvunike. Hari imyaka igera ukavuga uti ndemera mvunike kugira ngo ntazahura n'ibibazo. Kwirwanaho ni ngombwa mu buzima. Byuka ngo ujye kwicara ahantu uganira n'abantu, wibyukira kuri YouTube ureba za byacitse, ureba ibintu bitakugira icyo bikwigisha. Byukira mu bintu bigufitiye akamaro, ibintu biguhindura ubuzima, abari kugana uhatekereza uvuga uti niki nakora cyahindura ubuzima bwanjye. Hanyuma buri munsi ujye ugikoraho, buri munsi uzabibona, ubuzima bwawe buzahinduka. Buri munsi utekereze mu mutwe wawe ugana icyo kintu. Abantu benshi baricaye ngo abandi babiteho. Nicyo kibazo ndi kuvuga, kwicara utegereje ngo abandi bakwiteho, ndetse ukaba wanarakara abantu ngo nibakwitaho uko ushaka, ni ikibazo. Hari n'abantu barakarira abantu ngo ntibabafashije, ugasanga warakariye nk'umuntu ngo ntiyagufashije, kandi wenda uri umuntu mukuru. Umuntu kugufasha ni byiza agufashije, ariko umuntu atagufashije ntukarakarire umuntu ngo ntagufashije, kubera ko burya umuntu arafasha kuko abishaka, arafasha kuko bimurimo cyangwa se abishoboye yabyiyumvamo. Ariko umuntu atagufashije wimurakarira. Agufashije ni byiza, ni amahirwe uba ugize, ariko atanagufashije menya yuko burya buri wese ari hano ku isi kugira ngo yirwaneho. Ugira Imana nyine abona umufasha. Niyo mpamvu umuntu ugufashije ari umuntu wawe ugomba gushima, ugomba guhora uvuga uti umuntu n'umuntu mwiza yaramfashije, aho kumva yuko atagufashije bihagije. Zirikana yuko burya umuntu ugufasha aba akugiriye neza. Hari abantu benshi babyibagirwa, akumva ko kugufashwa ari nk'itegeko, ko abandi bagomba kumufasha, ko ari nk'itegeko bafite, nk'inshingano bamufiteho, kandi atari inshingano. Umuntu wese aba agomba kwihagurukira ubuzima bwe akiyitaho. Wagira Imana ukabona ugufasha nyine kugira ngo aguhe izo mbaraga uzamuke. N'umuntu ugufasha neza aba agomba kugufasha kugira ngo ushobore kwifasha, ko gufasha kwiza uzamuke
ugira icyo ukora gikomere, wifashe nyine nyagufasha. Naho umuntu ugufasha guhereza burya ntabwo bagufasha neza. Ugufasha kwiza agufasha kwifasha, hanyuma nawe ukirwanaho. Nuko uko isi imeze, kuko twaremye nyine twaremeye kugira ngo natwe tuvunike tubabare, nuko ngiko Imana yabiremye, buri wese biramureba. Nta rero byo kwicarara utegereze ngo abandi bakwiteho wicariye. Cyangwa se niyo waba ukora n'ibintu bidafashije bidafatika, menya yuko bishaka kugiraho ingaruka, kuko wowe ntabwo uri kwiteza imbere. Uwo muntu uri kugufasha wenda wari kuzamuka, wowe uricaye utegereje ko agufasha, hanyuma nakurekura bikazakugora. Icyo gihe urashaka kubaganiriza, tuve muri ubukene ngo turabwemeye. Oya, ubukene bujya bwicwa no kutabimenya. Hari igihe uba mu bukene ariko nawe ukabwemera ukicara gusa. Mwabyumvise agaciro. Nibyo nashakaga kubakangurira uyu munsi. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao.